ngo birasaba kwikorera umusaraba w'abatinyutse ibyaha baribuze. Aho ngaho inshuti zakwaniye mu bukene n'Imana ikwitayeho. Aho ngaho bagusohoye mu nzu n'Imana itabariye. Aho ngaho baguhaye piriyave n'Imana yishyuriye. Aho ngaho niba Imana yabuze n'Imana itangiye. Aho ngaho vuga aho ngaho aho bakunaniriye n'Imana iguhereye ijambo. Kristo amufashe ijambo. Bantu bari bamushyize inyuma, Yesu amushyize imbere. Reka mvugane nawe, kubaha Imana, kuyikorera no kuyitinya bizagukura inyuma aho bagushize, bizakwirukanka uzabacaho, bizakugeza imbere aho bakureba batangare, kubera ko Imana wakoreye yari irakureba nubwo batakureba. Imana irakuzi. Uyu mukene nubwo bamusuzugura ariko yubaha Imana. Uyu mukene nubwo bamupinga ariko akiranukira Uwiteka. Uyu mukene ahindura umushyitsi imbere y'ijambo ry'Uwiteka. Tanga abantu uzamure haleluya. Igitabo cy'imigani ibice byaho ni 19 n'umurongo wa 7 wonyine. Abavandimwe b'umukene bose baramwanga. Abavandimwe b'umukene bose baramwanga. Inshuti ze zikarushaho kumwirengagiza. Inshuti ze zikarushaho kumwirengagiza. Iyo abaganirije baramuninira bakigendera. Amen. Dusabe na Yesaya ibice byaho 36 n'umurongo wa 2 wonyine. Yesaya 3:3 umurongo waho wa 2 gusa. Aravuga ngo kuko ibyo byose ukuboko kwanjye ariko kwabiremye. Ukuboko kwanjye ariko kwabiremye nuko Uwiteka ari ukwanjye. Bikabaho byose. Niko Uwiteka avuga. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse. Agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Bakije ijambo ry'Imana. Ndagushimira Imana nziza. Ndagushimira Imana y'imbaraga nyinshi n'ubushobozi. Ndagushimira itigiro kandi uteye ubwoba. Urashoboye Kristo nyir'ingabo. Turagushimira kuko ijambo ryawe tugiye kuganira, tugiye kurya umunsi wa none. Reka tubere umutsima uteye mu bugingo buhoraho kandi no kuri iyi si dukomeze kuyobora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Dukomere Imana amashyi. Imana iba umugisha mwinshi. Nshimye Imana ku bwanyu kandi nanone ko mu nkomere amashyi ntari nabyiteguye. Reka dukomere n'ay'Imana. Amen. Reka tuzamurire Imana icyubahiro. Yesu aba umugisha mwinshi cyane. Nubwo bigenze neza tuvuge amina cyane. Nanone kandi nishimiye kubana namwe kugira ngo tuganire iby'Imana yadushyize ku mutima kandi dusangire ibyo kurya iby'umwuka. Yesu ashimwe cyane. Ndabakunda nyemba bamwe ndabishimira nubwo hari abantu bajya bambeshya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ndashimye cyane. Bibiliya ivuze mu iki? Imigani 19:7 iravuze ngo abavandimwe b'umukene bose baramwanga. Iyo abaganirije baramuninira, inshuti ze zikarushaho kumwanga. Yesu ashimwe cyane. Tumugana mwe cyane. Tuzamura Imana icyubahiro. Tumugana nawe. Tumugana mwe cyane. Abavandimwe b'umukene baramwanga kuko ari umukene. Iyo abaganirije baramuninira, inshuti ze zikarushaho
kwabiremye. Haleluya. Ukuboko k'Uwiteka niko kwabiremye nga bikabaho. Ariko uwo nitaho n'umukene ufite umutima umenetse agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Haleluya. Reka dukomere Imana amashyi. Tubonye amagambo abiri ahuye kandi afite itandukanyirizo. Tubonye uwo banga kubera uburyo ameze, tubonye n'umukundu wayo. Dukomere Imana amashyi. Amen. Wongere amen. Amen. Twongere amina cyane. Amen. Twongere amina cyane. Amen. Bibiliya yavuze n'abavandimwe. N'abavandimwe b'umukene baramwanga. Inshuti ze zikaje kumwanga. Iyo aganirije bano bavandimwe baramuninira. Baramuninira kubera ko ari umukene. Baramusuzugura kubera ko ari umukene. Baramwanga kubera ko ari umukene. Baramuhora umukene. Mu muryango nta kibarwa kubera ubukene. Muri karitsiye nta mazwi kubera ubukene. Mu rusengero ntibamwibuka kubera ubukene. Muri korali bamushyira inyuma kubera ubukene. Mu bahanuzi ntagaragaramo kubera ubukene. Mu bavugabutumwa baramupinga kubera ubukene. Iyo baganirije baramuninira. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Reka mubwire uyu muntu witwa umukene, nubwo bamuninira, nubwo bamusuzugura, nubwo bamupinga, nubwo nawe nta cyerekezo afite, ariko imbere y'Imana ni umuntu w'igiciro gikomeye. Imbere y'Imana ni umuntu wo kubahwa. Imbere y'Imana ni umuntu ufite ubushobozi. Komera Imana amashyi menshi. Koko ukuboko k'Uwiteka niko kwabiremye bikabaho. Kandi uw'Imana yitaho ni umukene ufite umutima umenetse agahindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Uwiteka. Komera Imana amashyi. Itangiriro ry'iri jambo ndaje mvuga Imana, abadayimoni bimanika. Ndaje mvuga Imana n'abanyanga babone ko yampaye amavuta. Ndaje mvuga Imana n'abagambanyi babone ko Imana iri muri jyewe. Ndaje mvuga Imana, ndaje mvuga Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ndaje mvuga Imana iruhura abarushye. Ndaje mvuga Imana izamura abari hasi ikabageza hejuru. Ndaje mvuga Imana. Kuva nagira ubwenge ntabwo ndabona umukene warwaye gute. Komera Imana amashyi menshi. Ntabwo ndabona umukene warwaye gute. Nawe ndabona. Komera Imana amashyi. Kuva mbayeho ntabwo ndabona umukene warwaye kubera ko yari ibishyushye akarya n'ibikonje. Ntabwo iyi ndwara imukoraho kubera ko ari mu
ashimwe cyane betse wumva uyu mukene nashyiramo bodaboda aragenda nta bwoba haleluya tuvuge amina cyane aragenda kuko arizo afite ntabwo ari kuvuga ngo baranseka baramuseka n'agahindura iziye baramuseka ngo bigenza atese komera Imana amashyi menshi uyu mukene iyo agize amahirwe hakaba ahantu habaye ikirori uyu mukene atandukanye n'uriya muntu utunze Yesu ashimwe cyane uriya muntu utunze aragenda yifatisha akantu agere ku isahani yifatisha kandi agere ku isahani ajye ku kanyamajorojori agere ku isahani ajye ku dushaza ashyire ku isahani ajye hano asimbuke ajye hano ashyireho ututeshi agera hano asimbuke agera afate ka karoti ajya hano asimbuke uwo ni umukire Yesu ashimwe cyane atwara utuntu dukeya ku isahani Yesu ashimwe cyane haleluya haleluya afata icupa ry'amazi cyangwa ari afata ukaba umukire atugenda narya Yesu ashimwe cyane agende ashyire ku meza cyangwa bakanamutwara nta kibazo Yesu ashimwe cyane yafashe agakuto yafashe agafoke yego Yesu ashimwe cyane hanyuma uyu ni umukire kubera ko ntabwo abwira n'amafiriti y'igi barayahoraga ntabwo abyigana n'inyama barazihora ntabyigana na fanta arazihora agashaka amazi Yesu ashimwe cyane haleluya ndaje mubwira ahantu Imana ibuhurize tuvuge na byiza cyane twongere na byiza cyane hanyuma uyu mukire arangiza ararya yitonze ariko ariko uzareba uyu mukire uzareba uyu mukire nawe afashe isahani agiye kwarura vuga ngo agiye kwarura agiye kugira gute agiye kugira gute agiye kugira gute mufashe agiye kugira gute agiye kugira gute agiye kugira gute arimo aragira gute arimo aragira ate arimo aragira ate arimo aragira ate arimo ararura kubera ko ari umukene komera Imana amashyi menshi cyane kabumba iyo mu makoma yashyizeho iyo mu mazi yashyizeho ibirayi bitogoshe yashyizeho ifiriti yashyizeho bya makaroni yashyizeho ibitunguru yarunzeho ntazi naho bijya ibishyimbo akubiseho ubushaza ashyizeho amashu ashyizeho dodo ashyizeho intoryi yarunzeho akubizaho n'umwumbati akubizaho ikijumba nakararundaho vuga akararundaho hanyuma n'ibishaka bigenda bishoboshora arihangana najya ku isosi y'inyama nakarayobora vuga akararundaho nagera ku bunyobwa arakenwa ameneka akamuze hepfo gatoya Yesu ashimwe cyane komera Imana amashyi menshi haleluya tuvuge amina cyane aragenda afata amazi afate na ji afate na fanta byose n'igikombe cy'ubushake ushaka kukimuharira igitware komera Imana amashyi menshi cyane
kuzamura komera Imana amashyi izi nshuti ye zimurebye zitakiye zimwigizayo Yesu ashimwe cyane ndagira ngo mubwire ngo ibintu no kukubwira nawe byakubayeho warabanuye ku butoni Yesu ashimwe cyane fata abakire ushyira imbere abo ngabo fata abakire bari bugaburira abakene urabima fata abakire ubaha icyayi cy'amata abakene ubaha igikoma cya kawunga waritegereje uravuga ngo uyu muntu ntabwo turi mu rwego rumwe kandi uri umurokore uri umukristo ariko uyu muntu nubwo yabiyoye atya nawe ntabwo ari we afite inzara yo mu magufwa afite inzara yo mu mitsi aho wamugiriye neza ngo nakutakira umwumve ahubwo uramudinira wibutse neza nta muntu wigeze ahitamo ahantu agomba kuvukira ikindi cya kabiri ntabwo yigeze ahitamo ahantu azaba n'aho azakurira umva icya gatatu ntabwo ahise mu bukene uyu munsi wamukangisha igitunze uyu munsi wamukandagiza ariko ejo bigahinduka ibintu ntibagirirane nshuti y'umusaraba uyu ni umukene Yesu ashimwe cyane ugenda usuzugura abantu wiremereze wibyimbishije ariko reka mubwire nshuti ya Yesu iyo umuntu yavuye mu mubiri ntabwo urujya rutinya ngo uri inzobe urahekenya ntabwo rutinya ngo rishyire mu korogo urahekenya ntabwo ruvuga ngo uri igikara urahekenya ntabwo ruvuga ngo uri mugufiya urarya ntabwo ruvuga ngo uri muremure urarya ntabwo ruvuga ngo uri munini urarya n'umutwaye ukarya reka mubwire nshuti y'umusaraba ikiruta byose ni ukumenya Imana bantu bagusuzugura bavandimwe bakwanga ariko njye gutangariza ntibasuzuguwe kenshi ariko hari Imana iri gukwitaho bagashobora byose bwira abantu batatu bambwire ngo Imana iri kukuruhura nubwo uyu mukene yikoreye za kawunga n'ibijumba akabivana akamubushira akarya na voka nta nzoka zamuriye nta nzoka zamuriye nta kirunguro yarwaye nta guti yarwaye reka mwibutse neza ntabwo yabuze ibitotsi nijoro kubera inzoka zarazikinira mu gifu zirukanga ahubwo afite ubuzima buzima afite ubuzima Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane mbwira umuntu mwegeranye ngo genda gakeya ireberera abakire ntiyirebera abakene genda gakeya irebera ugiye mu ndege ikarebera ugiye n'amaguru n'uri ku igare ikamurebera n'uwambaye ikamurebera n'uw'imodoka ikamurebera kuko ari Imana ishobora byose komera Imana amashyi menshi ongera ubwire abantu babibabwire gupfa kuba witwa umuntu
ikibuno komera Imana amashyi menshi cyane. Ibyo mukangisha abantu ejo Imana yabitengura ukamera abandi. Ongera ubwire abantu babiri ngo genda gakeya, genda gakeya. Yesu arareba, Yesu arakora, Yesu agatabara. Genda gakeya. Mwibutse neza ubutunzi ufite bukandagiza abantu ni ubupfu, nta buzima burimo. Mwibutse neza ko umuntu ukandagira ari mugenzi w'Imana kandi ari umuntu w'Imana. Mwibutse neza amashuri yawe urata, mwibutse neza aya mashuri urata ko ntabwo uzayajyana mu rupfu. Wikandagira utarize yitwa umuntu w'Imana kandi ari umuntu w'Imana. Mwibutse neza ko n'iyo sura ufite ari ukubera Imana. Komera Imana amashyi. Ntabwo Imana yaguhinduye ukomeye kugira ngo ukomeretse abandi, ahubwo yaguhinduye ukomeye kugira ngo ukomeze abandi. Komera Imana amashyi. Nasomye ijambo riremereye icyatumye musigaza ikireti kugira ngo utunganye ibidatunganye. Abantu wicaye kwari ukugira ngo ejo umuvandimwe wawe nahagerageza ikibazo uzahamutabarire, ntahasuzugurirwe. Bakomeye Imana amashyi. Wibutse neza uwo mwuka w'Imana yaguhaye ntabwo ari uwo so yaguhaye, nta nubwo ari uwo nyoko yaguhaye. Wimujyana ngo uzamuke kuko nyirabyo arabireba, yabitwara ukamera nk'abandi. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Mwibutse neza Hana ejo bundi yavuze ijambo ryiza, aravuga ngo wari umukene ubu arakize, kandi uwari ingumba dore abyaye karindwi. Avuga ijambo ryiza rikomeye, aravuga ngo ikura abakene ku cyavu, yarangiza ikabajyana ikabazamura ikabicazanya n'ibikomangoma. Reka mvugane nawe, yaremye abakene niyo yaremye abakire kugira ngo bafashanye, kandi yaremye abize benshi yaremye abatarize. Nicyo gituma buriya Bibiliya ureba yanditswe n'abantu 40. Yesu ashimwe cyane. Yandikwa n'abantu bize n'abatarize kugira ngo batazitwaza ngo ni twebwe. Yesu ashimwe cyane. Reka dukomere Imana amashyi. Umva ukuntu Bibiliya yavuze ngo kuko ukuboko k'Uwiteka cyangwa se ukuboko kwanjye ariko kwabiremye bikabaho. Wa mukene wamwanze, ariko urukundo Bibiliya yavuze uwo nyitaho, uwo ngira gute, uwo nyitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Uwiteka. Reka mvugane nawe, abavandimwe barakwanze, barakunanira, inshuti zirakwanga kubera ubukene bwawe, ariko Imana ivuganye nawe niba uje kwitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Uwiteka. Komera Imana amashyi. Birashoboka ko wamuha uburenganzira bwawe kubera ubukene, birashoboka ko wasuzuguye kubera ubukene, birashoboka cyane.
ariko hari ukuboko. Vuga ngo hari ukuboko. Hari ukuboko k'Uwiteka, hari ukuboko kw'Imana kwabiremye bikabaho. Kuno kuboko kw'Imana, Imana yakukuramburiye. Kuno kuboko kw'Imana kuzanye ibisubizo ku buzima bwawe. Kuno kuboko kw'Imana kuratabaye uwo basuzuguye, niwe Imana itabaye. Wabuze icyerekezo, niwe Imana itabaye. Hari ukuboko kwabiremye, reka mvugane nawe. Imana ikwitayeho wamukenewe, Imana ikwitayeho, Imana ikwitayeho, Imana iragutabaye, Imana irakurengeye, Imana yongeye gucunjira, Imana yongeye gukomeza. Nubwo abavandimwe bakwanze isi bikakunanira, ariko Imana yo Imana ubwayo niyimwitaho, Imana ubwayo imuha icyerekezo, Imana ubwayo uyu mukene ntabwo agenda n'ishyari, uyu mukene ntagenda no gusebanya, ahubwo uyu mukene iyo ageze mu kibazo kubera guhindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Uwiteka ashyira amavi hasi akavuga n'abavandimwe baranyanze, inshuti zashizeho, ariko Mana baha umugisha. Nanjye ni mu ijambo ryawe untabare, hanyuma ukuboko k'Uwiteka kukamuranguriraho ibiganza, uyu mukene agahabwa umunezero, kandi umunezero uvuye ku ijambo ry'Uwiteka. Uyu mukene nubwo bamusuzugura ariko yubaha Imana, uyu mukene nubwo bamupinga ariko akiranukira Uwiteka, uyu mukene ahindura umushyitsi imbere y'ijambo ry'Uwiteka. Kandi abantu uzamure haleluya. Ijambo ryarambwiye ngo igihe kimwe ngo Yesu yicaye mu rusengero ngo kandi yerekeye ku isaha
isoko y'amaturo n'abantu baje gutura ibyabasagutse vuga ngo abakire vuga ngo abakire kandi batubaha Imana Yesu bashimwe cyane ngo baza gutura ngo Yesu agenda bitegereza mu mutima agasanga ntabwo bafite umutima w'injishwa umushyitsi ijambo ry'Uwiteka Yesu bashimwe cyane Bibiliya n'ukuntu ivuga ariko haza umupfakazi vuga ngo ni umupfakazi ngo yari afite uduceri tubiri twonyine vuga ngo tubiri twonyine ngo kandi n'utwagomba kurarira ngo arangije aradufata aradutura agira gute adutura n'iki ari umukene adutura ari umukene umva icyakurikiyeho kubera uyu mukene w'Imana yitaho agahindishwa umutima ijambo ry'Uwiteka byateye Yesu guhaguruka mu ntebe komera Imana amashyi meza ahagurutse mu ntebe kubera umukene wahindishijwe umushyitsi n'ijambo ry'Uwiteka umva icyakurikiyeho byatumye Yesu afata ijambo muri uru rusengero nta muntu umuhaye ijambo komera Imana amashyi meza wibutse neza hari abatanga bari aho ngaho hari abadiyakoni bashinzwe amafaranga hari abapasitori hari inzego zo ariko Yesu abonye ufite umutima umenetse wahindishije umushyitsi n'ijambo rye ntiyavuga ngo abo bantu barahari aba nibo bashinzwe guturisha aba nibo bashinzwe imirimo y'ubutambyi Yesu afata ijambo kubera umukene bakaba Imana amashyi arababwira ngo ndababwira ukuri yuko mwese mwatuye ibyabasagutse ariko uyu nguyu vuga ngo uyu nguyu vuga ngo uyu nguyu vuga ngo uyu nguyu atuye icyagomba kugira gute kurarira ariko amen atuye icyo yagombaga kurarira kubera ko ari umukene Kristo amufasha ijambo bantu bari bamushyize inyuma Yesu amushyize imbere reka mvugane nawe kubaha Imana kuyikorera no kuyitinya bizagukura inyuma aho bagushyize bizakwirukanka uzabacaho bizakugeza imbere aho bakureba batangare kubera ko Imana wakoreye yari irakureba nubwo batakureba Imana irakuzi ikomera amashyi menshi mbwira abantu batanu ngo ni umukene wubaha Imana biramaze ni umukene wubaha Imana biramaze 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 ni umukene wubaha Imana biramaze biramaze Imana irakuzi kiranukira Imana abantu bavuga yabo umurundi we yavuze ngo abantu bagira amajambo ariko Imana yo ikagira ijambo rimwe gusa kandi ijambo ryayo iraririnda abantu bagira amajambo ariko Imana ikagira ijambo reka mvugane nawe abantu bakavuga amajambo ariko hari ijambo Imana yakuvuzeho kandi ijambo Imana yakuvuzeho ntabwo amajambo yari kumbura indirimbo ijambo Imana yakuvuzeho ntabwo amajambo yari ganduza ijambo Imana yakuvuzeho ntabwo amajambo yaritwara abantu bagira amajambo ariko Imana ikagira ijambo yakubanye nawe niyo rizasohora amajambo y'abana y'abantu ntabwo azasohora bakaba Imana ayo mashira y'Imana
Yesu Kristo ahagurutse mu ntebe kugira ngo avuge ijambo ku buzima bwawe. Uyu Yesu tuvuga ni wa wundi wahagurutse ku ntebe mu rusengero akavuga ngo mwese mwatuye ibyabasagutse ngari kuyugura tugiye kubakurarira. Reka mubwire ngiye koza biriya cya gihe n'uyu munsi Yesu ntagahinduka aracyabikora. Ahagurutse mu ntebe kugira ibisubizo byawe, ahagurutse mu ntebe kugira ngo agutabare, ahagurutse mu ntebe kugira ngo akuvuganire, ahagurutse mu ntebe kugira ngo akurengere, ahagurutse mu ntebe kugira ngo aguhe ijambo, ahagurutse mu ntebe kugira ngo uhabwe agaciro. Komera Imana. Ubutumwa bwa Matayo 7:24 nta mwanya dufite cyamuhagije. Nuko umuntu wese wumva amagambo yanjye akayakomeza, mwahageze namwe, azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, imiyaga irahuha, byose bikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari yubatse hehe? Yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba, wikiraga ngo buri wese azaba mu yo yubatse. Baragimo ndavuga buri wese azaba. Uyu mupfapfa nawe arangije ashyira ku musenyi birabenga azaba. Yego? Umupfapfa wubatse inzu ye hehe ku musenyi, maze imvura iragwa, imivu iratemba, imiyaga irahuha, wikiraga ngo nta nubwo irahuha ahubwo iraje. Byose byikubita kuri iyo nzu kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Wikiraga ngo bakira ijambo ry'Imana. Uzana ijambo rivuga buri wese azaba mu yo yubatse. Buri wese azinjira mu yo yubatse. Abantu benshi twakiriye Kristo n'Umwami n'Umukiza, rimwe na rimwe benshi tuza dutumiwe n'abantu. Kuwa kane twashimiye bambwiye ibyanjye biragasohora uzaza urebe uwaza atyo. Kuwa kabiri ahantu nasengera noneho byari hatari, cyari gishyushye, aramwomekanwa naza atyo. Kuwa mbere noneho byari hatari, noneho byahitaga binasohora ntiyaranzikaga aho nabo bagahura. Kuwa gatatu noneho iwacu byari danje, noneho hari haje umupotere, hari haje na Ntuza, uwo nawe bakamwomeka. Abenshi nuko baje. Naho baziye ntibababwira ko bisaba kwikorera umusaraba, ahubwo barababwira kimanure, cyasamure, gihuture, giterure cyose n'icyawe. Babareresha ibyo ngibyo. Hanyuma yibera mu kinya cyitwa ngo ibiremye nonaha si ibya kera. None ikintangaza, ejo bundi bahuye ku nyanja bumvise arimo aratubura imigati, bazana n'iyo uwo munsi guteka barabisubika. Bahageze asanga uwo munsi byahindutse, arababwira ngo nigiye gutsibaho ubugingo atikatika. N'undi munsi ihene zanjye naje ntagabura, ibishyimbo byanjye ntabagari, naje kurya umutsima w'umuntu kuva kwande we kuri mwene Yozefu. Umwe atora agafuka ke yazanye gupfunyikamo, abebera, undi abebera, undi abebera, hasigara mbaro. Mbarize mwe waje bajuje kucyasamura no kukimanura no kucyakira. Hirya y'inzo bababwiye rero, mwicaye muri iriya yera yambwiye ngo nimbabwire ngo birasaba kwikorera umusaraba w'abatinyutse ibyaha baribuze. Iri babamenyereje ngo gihuruture ngo waburi Kimironko ngo teguze ngo ubonane ngo nanjye ngo njye ushyiraho umutemeri. Reka nkubwire, iyabanyujije ibisigo hirya ndavuga muri Egiputa ikabavanayo ikabazungurutsa hariya mu butayu. Umekera zungere ngo nayo iriho none. Yanze kubanyuza ibisamu yari hari inyura mu Bafilisitiya ikagerayo vuba, irangije ibazungurutsa ibisigo bazenguruka iminsi muzi nawe. Amazi arabura, ibiryo birabura, kugeza ubwo batabawe n'Imana, kugeza ubwo barindiriyeho
buhondere kwibuye bakabona amazi umekira mubwire ngo nabo bari bavuganye nayo bajya guhaguruka yari yabahamagaye ariko abangezeyo ni Kalebu na Yosuwa n'abavukiye aho wikiranza mubwire ngo amaboko akuramutse ari nayo azagusezeraho ibiganza bikubwira ngo muraho nabyo bizakubwira ngo murabeho ariya maboko akubwira ngo mwaramutse nayo yakubwira ngo mwirinde aka kanwa kakuvugiriza impundu wabyaye niba nakwirukana akazambuza n'induru ibintu rero by'ikinya nyine babamenyereje urumva ngo nuza ngo murahita bukorwa ubukize ngoye ngo gusa uzazuhagere wigeze uzababajije amakuru neza ibi bintu birasaba kuwuheka mubwire ngo kandi wose lakini mwagiye mu gukinjira mu baneza nanje bamaze n'ibindi bintu birimo gukereza birasaba kuwuheka wose ibintu birimo muyorohereza murabona ibintu mana nawe babaye nibo birasaba kuwuheka wose yabahamagaye n'icyo ijambo rivuze ni Yesu arababwira ngo umuntu nashaka umurikire ntaze mu kigara abanza amenya amakuru y'ibisabwa icyambere niya kabiri yikorera umusaraba avuga ngo apana w'abantu umusaraba we numara kuwikorera uzumurikire umuririmbyi abirebeye mu mwuka aranga uwaba atinyutse ibyago byose aba ari we wenyine uza kurikira iki umusaraba si igiti ntibigeze bababwira ko muri uru rugendo harimo kuburara no kubwirwa kandi wasenze babahishe ko umugabo yaguhonda urushyi uvuye mu yitatu bababwira kukimanura ntibababwira amakuru y'uko wapusha umwana kandi ugategekwa kuza gushima Imana babamenyereje ngo nimucyasamure ntibababwira ko umuntu wamusohorana mu nzu n'uruhinja yarayabyaye nijoro kandi Imana igakomeza ikitwa iki wakwitwaramo nabi ikagaruka ivuga ngo wamupfapfa barababwira ngo muze mwakire gusa si bababwira ko bishoboka ko umuntu yamara itanga adakora yabizi kandi yari kugana nawe buri munsi birasaba kuwikorera kandi icyakora buri muntu wese agira utangana n'uwo ushobora gusanga uwawe arimo kurwara igifu undi barimo kurwara amaso ni urugero rutoya nawe kuwa kane nababwiye ngo hari abantu benshi maze iminsi bumva basenga ngo mana ngo nyakabari rutanya agakobwa ngo nawe ugereranyije nginyumvira we naho ngaho bageze basenga abandi bana bamenye iyindi titire yo gusenga nyakabari rutanya mu gihe uwagezeyo nawe ari gusenga banga iyo mbimenye iyo yose ni imisaraba abantu bikoreye kandi itandukanye aho uriya uwikoreye umaze 40 aho umaze gukarabika akubwiye uko uremereye wamwumva ariko uyu nawe warugeze utaramenya n'umunsi umwe ko bararana n'uwo bashakanye uyu nawe ntiyorohewe uriya muganiriye wahita ubyihorera ukanabivamo bakubwiye ukuntu mwejyana ku meza n'undi akijyana kandi no kuryama akagirayo n'undi kandi baremeranyije ko babaye ariko ibyo byose umuririmbyi yavuze ngo mwana ujye undindisha umwuka wawe mbone kuzaragwa ntibivuze ko bivuye ahubwo Imana ibamwera umwuka wo kugira ngo kujya ubarinda Petero n'ubundi habwira Yesu ngo ni ukuri Mwana ushingiye uburyo ngukunda ni uko Imana uzajya urenga amiga n'ikimenyime ni umuzerote karite wo mu maraso usibesha kwitambika nzayakata aha ntabajya bamwinjije ejo bundi mu cyumba cy'imbere asanga umukobwa wicaniye igicaniro Petero ajya ko twatacanye wahagera atari ko turebye uyu muhungu indoro ye n'imyicarire ye n'uburyo yifashemo na disipurine nawe ni umwe muri ba Petero tumuzina gake katika aho hantu rwose muri ako gace njenje navo bahangaha muri iyi karitsiye ntabwo murina mwibuke niba wamumubwiye uzajya urenga mpinduka ukiri intambwe bitera nanjye ntera indi none ageze ku muriro umukobwa wenyine aramukanze hahita atangira ati
Petero ati mukuru kw'Imana ariko mbabwira iryo zina ryumvise ngeze aha kwimurira nawe mwumva ibyo bintu byo ariko eshabundi twavuye ku munsi wa Pentekote eshabundi bari mu cyumba hari ibintu byabasanze aho bari mu mwanya umwe bahuje umutima nibwo Petero yagiye yaba umuntu nyakuri w'umukristo wa nyawe umekera muri gukeneye imbaraga muri bwiribwi niba Petero yarihakanye Yesu barasangiye bakararana bakagendana wowe ufite ibiro bingana basangiye capati basangiye igikoma bararana ku gaceka kwa Lazaro na Herayona bajyana ndetse nani barurirana nta hantu ibintu byose Yesu yakoraga Petero yabaga ari imbere yarabireba ariko byageze aho rukomeye ati ukuri kw'Imana umuntu wumvise bwa mbere ngo urakeneye imbaraga izi nizo zatamye Saduraka na Meshaki bahagarara imbere y'umwami mu kibaya baravuga ati do nukuri kwihera yo mwijuru dushingiye tubana nayo ari muzuye imbaraga de nubwo twicukana katakata amajosi ntabwo twayihakana niyo tuzaramya Imana twizeye kuva kera kuko guhamya Imana neza basanga Imana yabatanze muri tanura birangira Imana yabo biringiye igaragaye ukeneye imbaraga zo guhamya Imana na hariya abandi bananiwe kamahurugero kuko yasenge yicaye mwari mwabona imodoka hano harimo n'abashoferi iyo ukontorora imodoka yawe ugiye gufata isafari bisaba kureka amazi harimo idashyuha kabiri ubanza urebe niba esansi y'umushinge rutazamutse gatatu ufate ka kuma basuzumisha amavuta ujombemo uzamure urebe uko bimeze ubone wafata isafari nibyo cyangwa se iyo ari mashasha aba asa n'iribara iyo yagendeyeho buri munsi iminsi myinshi utajya kuyahinduza birangira asa n'iyibavu kandi bayashyiramo asa n'iribara kureba hejuru ariko iyo yagenderaho buri munsi utayavanamo gushyiramo asa n'iyibavu iyo yamaze guhindura iribara iyo wakije ugakandagira pedale wagiserera uko ivuga asabya ntabwo ariko ivuga isabwa oya nihindire ntabwo aba ari uko yagenderaho buri munsi agenda atakaza ibara ryayo umwimerere wayo cyangwa imbaraga zayo bikaza kurangira ahindutse ibara iyo yatangiye gusa gutya iyo uri umunyabwenge w'umushoferi wiyamenye uhita ugana sitasiyo ukajya gukora icyo bita kumenesha shimira Imana ko n'ubu maje kumenesha abumva bavuga haleluya abumva bavuga haleluya abantu baje kumenesha kurema amena shobora ababwiye imbere gato mumekera mubwira ngo harimo n'ahazamuka ahagiye gutererwa n'imodoka yamenesheje ukuri ko iyo ari mu ijuru ndavuze hagiye kuzamuka iyo yagize ntiyamenesheje iyo umushoferi amaze kumva ijwi ry'imodoka ryahinduye imihindire yayo ahita ajya gusuzuma amavuta umekera mubwira ko iri mu ntege nke ngo ubiyobe uretse ko mubyirengagiza mugakomeza mwagiserera murumva ngo reka mwarize ahamanuka ubu dusigaranye abantu bari gucungana n'ahamanuka gusa aya ngaya y'umukara ahamanuka yagutwara n'ahatambika wagerageza wagenda ariko nugira peyaje numva zizakudepasa usigare gihinda kinihira zikudepasa zicaho icakora ureba nabi bazana kugoga kuko iyo ugeze ahasamuka aya mavuta ashaje imodoka iragiseraho kuzamuka ahubwo ikagere kuri cyotsi byinjiri iyo ukomeje guforosa ntushyire hirya mujye kukubanisha n'ibyo bivuta hasigara ikintu bita kugonga moteri imodoka yagonze moteri uretse kuzana breakdown n'izamura ikayiterura ikayikuraho nta kindi kintu bayikorera ngo byemere niyo mpamvu mureba zatangiye kugonga zihereye mu bungeri ariko bambaye imisaraba ariko saba hano n'abo hakurya niyo mpamvu murimo gusanga nyinshi ku mihanda zatangiye kugonga uhereye muri abagira gutya zirimo ziragonga nyamara mbere y'uko zigonga amavuta yahinduye ibara bumva mbariza ngo waje kumenyesha cyangwa waje kureba uko wanga kuyakuramo ngo ushyiremo ayandi urumva ngo no kwa kane nari nasenze ko nzaba njyayo byihorera umime imbere harazamuka uzasenga bitagikunda hanyuma
uyu mushoferi iyo yanze gukuramo aya mavuta hakora icyo bita kugonga moteri, ubwo aho gikwamye niba arimo hagati mu muhanda giheraho kugeza bazanye bureke dawu. Ikintu kintangaza hanyuma sozi ikigisho sinagisoza none. Hari igihe ukinyura icyo kimodoka ugasanga gifite ibyiso byiza n'ibitara, wareba filime ugasanga ni ibirahure bya bindi bya filime bya danje, wareba ku ipine ugasanga niyibashye ngo bita amajana. Ariko ukibaza iki kintu gisa gutya gikanuye gutya kiza inyuma cyaheza hakubera iki? Mu ngirego kiba cyagonze. Nubwo ari kiza inyuma ariko muri moteri cyagonze. Wagisanga muri duka cyashamanitse cyambaye baze y'ibihumbi 100 miliyoni zingahe, cyageretse akaguru kuri kene nyina, ariko muri moteri cyagonze. Wagisanga no mubiri iki kimodoka kiri ku ntebe y'ibirahuri aho kibishakiye kiri mu makote meza, ariko warebe inyuma ukavuga ati mana yanjye barahiriye, wakereka muri moteri. Bekira mubwira ngo wamenesheje n'igikuru. Iyo kigeze ahazamuka izindi zashyizemo utuvuta dushyashya ducaho urino bakagisera, icyakora kirasakuza cyane, ubundi kikajya kirekuramo umwotsi inyuma, ubu dusigaranye amasikari kundura mana iyi drope ndayihaze mana we, izi nyanya nagayizajya gusa wajyanye mana, izi ngoro zitubwe basigaye kuguhinda akagumya yagiserera n'urusaku gusa, ariko nta kumenya ngo hakenewe iki. Mana izi nituye imana ndazihaze, imana we umuntu urabona dufite abantu birirwa basakuza gusa, bagendera ku bivuta bishaje bituma birirwa bavuza induru. Icyazo ni uguhinda gusa n'urusaku, ariko ntiwayibwira bihute. Reka mugire inama sengenye kwicara. Niba usubwenge ukaba wumva itari kwihuta, ukaba wumva n'ijwi ryahindutse irekura umwotsi, wamenesheje wa mukobwa wa mubyeyi wa mugabo we. Dore covid ijya kuza nuko twaciye amarena ngo nimuvome murapinga, mwamenesheje ko harimo n'ahazamu. Mwambwira impamvu nta mpinja zikivuka mu materaniro zuzura umwuka wera ari umwuka yaragiye cyangwa aracana asanwe nande. Mwambwira impamvu amateraniro ahera saa 3 akageza saa 12 nta muntu wakira Yesu waboneka. Ndavuga hirya mu nyiro ntabwo ari hano barabiko. Bravo. Kabona umuntu hareba inyuma kabona nini, ariko kabona umuntu ari muraya yajya gutera akaguru imbere ukabona kagiye, kandi ngo bari narataha ugakihagarara ngo hatagira ngo umuririmbyi umubona, yajya gushingura k'imoso nako bashyira imbere, icyo yanyweye kikamujyana ku ruhande kandi yajyaga imbere. Nazo rero ntabanga zigira kujya gushyira imbere zigashyira ku ruhande, bakongera kwiyaminiya niba nta wundi muntu umubonye, akarwana no gukura yakirya bakarebesha imbere, icyo yanyweye kigahita kikajyana ku ruhande. Turimo turahura nabo. Ahasigaye ku cyumweru zakinjira na protokoli ziri imbere, ati mukaba Imana mashya yinjiye sangunze, wamubwire ngo wakuvomesheje niba bishoboka kamenesha. Tugeze ahantu bisaba kumenesha ku giti cy'umuntu agatwariye, kuko hari aho bisagera izo abandi ntibazikiri ku gisari, nta munyenga nta bifuti zaragonze, birasaba ko ubwawe yawe ikontorora ukareba amavuta niba ari mazima, kubera ko Imana igiye gutungurana ikoresha izindi nshyashya zitunguranye gusa twamenyereye zamaze kugora. Ikimenyetso cy'uko zagonze ziri gutwara amagufwa mu mabanga ngira bato, kicara muri bati no icyayi mukiretse ari kivuganye nanjye. Ibintu numva nicaye hejuru ni ibiki, kumbe nibo barizanye ibyo bivuga ngo umuserebanye we yawusanye. Ati ibintu by'icyayi ntabwo byangenzaga rero numva nshaka umukanya hejuru, hanyuma akagasatsi nini baba byageze munsi y'umufariso bite, ati rambye bitatanze igitambo cya miliyoni no gupfa burasha. Ni ndayivuze ntabwo ari Imana ivuze. Simuranyanze we urabona sinasomye ngo kuko Imana izanamara, nimuvomeshe n'ikiyera yambwiye mumeneshe
bakobwa mumenyeshe nubwo n'ubukwe bukenewe nubwo akazi gakenewe nubwo bizinesi zigikenewe nubwo mushaka amavuta we bashasha amazima ari buze kubanyuza imbere mugakomeza ubwari bwanyu mubuhamya Imana yanyu niringiye mushaka amavuta ari buze gutuma umukwe aramutse anatunguranye mukaba mwabadukana yanyu n'ubundi batanu b'abapfu barasebye kandi nabo barasengaga baranaririmbaga baranahanuraga ariko bariraye abasaza nabumva ntibajya guhanduza arenda batungura basinziriye asanga batanu nibo bayasinziranye agisa neza abo nibo yabashije gukomezanya nabo abiraye ngo bazaba bamenesha birangira bagiye guhanduza umwanya ntawuhari. Murakoze. Nuko abumva amagambo yanjye bakagira ngo abandi bonyine bameze nk'umuntu wafashe inzu yiwe ayitereka hejuru y'iki hanyuma imvura iguye izana n'imivu ubwo urumva umuvu iyo utemba uzana byinshi ibihiri by'ibiti ibifuka ibiti bigasani amabuye byose namwe muzarebe yanza iyo yuzuye ibintu biba byuzuye yego ngo biraza bikajya byihonda ku gikuta cy'iyo nzu kikubitaho ibitoshi ibiki byose ibiti ibintu byose Nyabugogo biva Gisagara byose bimanuka byihonda kuri iyo nzu ngo nuko n'umuyaga nawe urahuha ntabwo ari umuvu gusa waje hase n'umuyaga ego kugira ngo covid uyu muyaga ntiwawushaho gakeya tugahita tubona ibintu tutari tuzi ariko kuko Imana barazinyweshaho turibaza se abandi babaririmbyi babungeni barasinyweye akayaga gake gusa kari gahuye kahise gatwikurura ibintu tutari tuzi ngo nuko umuyaga usanga imivu irahavuye iratemba ikubitaho ngo ntiyananyeganyega umuyaga nawe urashura huhuha hejuru no hasi n'inzu ntiyanyeganyega ngo ariko hari indi nzu hirya yayo imvura ngiragwa iguye ihururana na bya byarura byikubita ku kibambasi itangirira nyeganyega umuyaga nawe ushushe izakayo birangira wa muvu uhise utembana ya nzu yose uko yakabaye